love you, baby. I'm not supposed to, they want you, but I want you, baby. Love to love you, baby. I'm not supposed to, they want you, but I want you, baby. See, I know they say love is blind, and as you know they look face, you know they look eye. And as you know they look eye, you know they use mind. So we can't help how we feel inside. And we make love, but we know that makes sense. Cause we know we'd be better off being just friends. So we pretend like we don't care. Only God knows where we go from here. I love you, baby. I'm not supposed to want you, but I want you, baby. ndakwinginze ubone kuwishimiramo kandi bamugisha Imana bazabyare baheke bazatunge batunganirwe basore ababyeyi Imana. Baby, if I could, I would make you mine. Cause your loving feels so good, it must be a crime. Yeah. Me and you are like Romeo and Juliet. Cause in the end, our love is my regret. Our love is my regret. Baby, anytime I see you smile, got me really feeling like a child. I don't ever wanna let you go. It's so right and still so wrong. And we can't pretend like we don't care. No, we don't care, no, we don't care. Only God knows where we go from here. Where do we go from here? Love to love you, baby. I'm not supposed to, they want you, but I want you, baby. Love to love you, baby. I'm not supposed to, they want you, but I want you, baby. And we try to walk away, but every day we end up right back in the same place. I don't decrease, I don't know how much more that I can take. And darling, I'm about to break. Mwami Imana yo kwiringirwa kandi Imana twizera, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga urakarama. Wanditse ijambo yaravuze ngo nibutse imirimo y'amaboko yawe, ngo nkuramburira amaboko. Tugushimiye Uwiteka imirimo y'amaboko yawe,
tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye uburinzi uturinda mwami, tugushimiye ko wabanye natwe, warinze umukwe n'umugeni kandi wakomeje kubana nabo kugeza uyu munsi cyangwa se aya magingo bakiri bazima, nta gikuba cyacitse, itorero ryose tukaba turi bazima, tuguhaye icyubahiro. Uyu mwanya turi ahangaha rero Uwiteka, twongeye kukuragiza ibiri imbere. Muririmbyi yavuze ngo tugushimiye ibyabaye ariko tukuragije n'ibiri imbere. Uwiteka rero gahunda zose zisigaye imbere nigiye kuba muri aka kanya ndetse n'iziri bukurikireho zose, duhamagaye uburinzi bw'Imana, dusabye ijuru ry'Imana kugira ngo rihagume, mwuka w'Imana agume muri twebwe, bwiza bw'Imana bugaragare ku mukwe n'umugeni ndetse n'itorero ryose n'abizera bose. Komeza kubana natwe rero, utugirire neza kandi uwite Yesu Kristo kandi twizeye, amen. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko witegetse biratungana, nta kikunanira, nta kikunanira, icyo nzi ni uko witegetse biratungana, hari ukuntu bikora, witegetse biratungana, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko witegetse biratungana, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko Icyo nzi ni uko
turabakiriye mu izina rya Yesu. By'umwihariko nabwo twakire umukwe n'umugeni nabo bigira ijoro badusuhuze mu izina rya Yesu. Amashyi menshi turabakiriye. Pascal na Adelphine turabakiriye mu izina rya Yesu. Ndumva turakiranye tudatinze. Sabe Pasteur Nsaba Yesu Aimable yigira imbere asengere Pasteur kugira ngo akomeze n'imihango yo gusezeranya umukwe n'umugeni. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko waturemeye uyu munsi kugira ngo tuwunezererwemo. Turagushimiye ko waturinze abana bacu, umukwe n'umugeni, imiryango yombi, inshuti n'abavandimwe, ukarinda itorero n'igihugu cyacu tukaba turi mu mahoro. Uyu munsi twarawusengeye, twarawifuje, none ubu tugejejeho nuhabwe icyubahiro. Urakoze ko uyu munsi urugo rushya ruvutse kandi ruzanye n'imigisha yarwo. Urakoze ko natwe turi hano tunezererwa ibyo waturemeye kugira ngo tubibemo. Amahoro yawe n'umugisha yabane n'ubwoko bwawe muri Kristo Yesu, niko ngusabye nizeye. Amen. Dukomere Yesu amashyi. Nanjye usinayemera ari nge muyakomeye. Twongeye kubaha ikaze mwese hano intora muri ubu bukwe bwa Pascal, Ndahimana n'uzayisenga Adelphine. Eka tubasabe bagejuru bahaguruke, bagejuru bahindukire barebe iteraniro. Si ubwa mbere tubabereka, si ubwa mbere tubabwira iby'ubukwe bwabo. Twagiye tubabwira dutangiza ubukwe bujya mu miryango. Uyu munsi rero mbere yuko tubakorera uyu muhango wera uteganywa n'ijambo ry'Imana ndetse n'itorero ryacu, tugashaka kongera kubabaza nk'abanyetorero abasengana ndetse abana na Pascal na Adelphine niba uyu munsi mukibahamiriza kubw'ubuhamya bwabo ko mubahamiriza ko kubakorera uyu muhango wera tukabashyingira. Niba mubyemera murabihamisha kurambura ibiganza byanyu. Kandebe niba nta usigaye mwongere murambura ibiganza turebe. Mbega niba hari uwifashe azahore yifashe iteka ryose. Fata Adelphine ikiganza umuzane hano. Kansabe aba muri protocol izi ntebe muzegeze hano imbere aho mvuga mbareba. Reka mbasabe bicare baruhuke. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2:18. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ahangaha Imana yavugaga umuntu muri rusange, yavugaga Adamu, ariko muri ubu bukwe turavuga Pascal. Turavuga Pascal Ndahimana wicaye hano uyu munsi, k'Imana yabonye ko atari byiza, iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 yavuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira umuntu. Aravuga ati uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azirika umugore kuko yakuye mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Ushatse kuvuga niyo mpamvu Pascal azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Muvuge ngo amen. Igihe kimwe Yesu aganira n'abigishwa be, yabanje kugirana ikiganiro n'abafarisayo mu bice 10 bya Mariko. Ku murongo wa 2 ngo baza hari, ndavuga abafarisayo baramugerageza bamubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Mbese isomye mu Cyongereza amategeko yemera divorce? Ayemera ko Pascal na Adelphine dusezeranije uyu munsi bazagira umunsi bagaruka batuga ati Pastor turashaka guhinduza? Pascal na Adelphine mwagiye mugira amasezerano ahantu hatandukanye, hariho mwagize muri babiri, hariho mwagiye mu miryango, hari no mwagiye mu butegetsi butandukanye. Uyu munsi ayo mugiye gukora, mugiye kuyakorera imbere y'Imana Data,
n'umwana n'umwuka wera, izaha ubugingo abayikiranukiye kandi igaca amateka ko bayihemukiye. Iri sezerano mugiye kugirana rero nimuryumva mukaryumvira mukaryubahiriza rizabajyana mu bugingo, ariko nimuritatira ntabwo bizababera byiza. Nawe arabasubiza arabaza ati Mose yabategetse iki? Baramubaza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu amubwira ati icyatumye yandika iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Muvuge ngo amen. Abigishwa bari kumwe nawe bumvise ibyo Yesu avuze, bagira ikibazo nk'icy'abanone bagira, bibaza niba nta buryo Yesu yadohora ngo nubona hajemo ingorane mu rugo mutandukane, umuha icyumba cye nawe ufata icyawe umusubizi wabo. Mbega bibaza biramutse byagoranye, iyo dusezeranye abantu tubabwira ati muzatandukanywa n'urupfu, ariko hari igihe muri iyi minsi ya none ubona umugabo aje kukubwira ko ashaka ko batandukana, ukibaza niba urupfu rwaje, ukibaza ari nde wapfuye muri bo. Rero abigishwa nabo bagira icyo kibazo cyo kumubaza niba ibyo bintu avuze koko ariko kuri, ariko bigenda ko nta mugabo ukwiye gutandukana n'umugore we, ko niba habaye ibibazo habaye ingorane niba koko badakwiye gutandukana. Yesu aba n'abigishwa bamubazaga umurongo wa 10, bageze mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo, arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abasambanye. Mwakirenze ijambo ry'Imana. Mu byo wasabiraga Pascal cyangwa Adelphine warifuza kuzabona umunsi nk'uyu yubatse urugo yashyingiwe, uyu munsi ukaba ubibonye ukumva unezerewe mu mutima, niba uhari reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Kubaka urugo uyu munsi nk'uyu, intambwe Pascal na Adelphine bateye ntabwo ari amahitamo y'umuntu gusa, ahubwo uyu ni umugambi w'Imana. Uhereye mu itangiriro ni umugambi w'Imana, ni ugushaka kw'Imana, ni ugukora kw'Imana. Kuba Pascal abanye na Adelphine nuko Imana yabigambira uhereye kera kose, kuko n'Imana yabonye ko umuntu adakwiye kuba wenyine. Imana yibonye ku bwa Adamu, ni nawe yabibonye ku bwa Pascal, kandi ntimugire ngo ibonye mu kwezi gushize, yo yabibonye kera. Pascal mutaramumenya, Imana yari yamaze kugira umugambi kuri Pascal no ku buzima bwe, kandi muri uwo mugambi yari yamaze gutegura Adelphine bazabana. Niyo ntimugire ngo nuko bakundanye cyane, ubu hari abakobwa bakunze Pascal cyane bakarwara n'indege. Ariko bitakunze, kuko nubwo bamukunze ntabwo ari umugambi w'Imana. Ubu hari n'abahungu bakunze Adelphine, ushobora no gusanga mu iterano bakirimo bibaza koko niba birangiye. Ndagira ngo mbabwiye ko birangiye. Birarangiye kuko umugambi w'Imana ku buzima bwa Pascal na Adelphine uyu munsi wasohoye. Yesu ashimwe cyane. Ariko uwo mugambi n'uwiki, ni iki Imana yagambiriye, ni iki Imana yashatse kuva mu itangiriro guhera kera kose, ishaka kubaka urugo rwa Pascal na Adelphine. Ubu Imana ikoze ikintu kinini, ikoze ikintu gikomeye, ikoze ikintu mutatekereza, kitakorwa n'imbaraga z'abantu gusa. Na niyo mpamvu burya kubaka urugo si ikintu gikorwa umunsi umwe, ubu si ikintu kituye hano mugasanga byaraciye mu nzira nyinshi. Ariko Imana yari igambiriye iki? Ikintu cya mbere Imana yari igambiriye ari na kinashaka, Imana yubaka urugo itangiza umuryango, yashakaga ahantu izajya ihimbarizwa, yashakaga ubuturo bwayo, yashakaga, kuko isomye itangira igice cya mbere 26 ugasanga umugabo n'umugore baremye mu ishusho yayo. Yashakaga ahantu izajya yibona, izajya presence y'Imana. Iyo uvuze Edeni bivuze presence y'Imana. Niyo mpamvu Pascal na Adelphine urugo mugiye kubaka, nimushaka kubaka urugo rwiza rw'umugisha, rw'umunezero, rujyanye n'iki Imana yashakaga, muzakora ibishoboka byose mu rugo rwanyu Imana ihature. Haba ubuturo bw'Imana, haba ahantu Imana ihimbarizwa,
haba ahantu Imana ikorera imirimo, haba ahantu Imana yigaragariza umunsi ku wundi. Yesu ashimwe cyane. Imana itahafite icyubahiro, urwo rugo rwe rumeze nk'umushinga wahombye. Rumeze nk'uko kubabumba amatafari, ushobora kubumba itafari itanura ukarigira rinini rikuzura ariko rigapfuba. Kubera ko icyo Imana yashakaga mu byakozwe byose ngo ikubakire urugo, yashakaga ahantu itangiza ishyira ikibanza, ahantu ishyira abantu bazajya bahimbaza izina ryayo, kandi ibyo ngibyo Imana birayinezeza. Pascal na Adelphine rero uyu munsi urugo Imana ibahaye, urugo Imana ibakinguriye, umuryango Imana ibakinguriye, irashaka ko muyihe ikibanza mu rugo rwanyu, Imana ikahabona icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Impamvu ya kabiri ari niyo ngiye gusorezaho, yatumye Imana yubaka urugo, ari nayo mpamvu yubatse urugo uyu munsi rwa Pascal na Adelphine, nuko Imana yashakaga kunezeza umuntu wayo mu rukundo rwayo. Ubu kuba Adelphine yicaye hano uruhande rwa Pascal, Adelphine nuko Imana yagukunze. Mbega nimushaka kwibaza urukundo rw'Imana rumeze gute, uretse urwo yatangiye Yesu kumusaba akadupfira, nushaka kumenya urukundo rw'Imana urebe Adelphine yicaye uruhande rwa Pascal, uvuga ati wa mwana Imana yaragukunze. Imana yaragukunze, icyo Imana ikoze terekana urukundo rw'Imana. Rero Imana uherekera kose, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibona ko umuntu adakwiye kuba wenyine, ibona umuntu uburyo ameze akeneye umufasha umukwiriye, kandi urugo, umuryango, kuba kwa Pascal na Adelphine, ikintu Imana bikoreye ni ukugira ngo izane umunezero, izane ibyishimo mu buzima bwanyu, izane ibyiza mu buzima bwanyu, izane amahoro mu buzima bwanyu. Niba mwarageze musengera ibyishimo, musengera kunezerwa, Pascal niwe yasengeye kunezerwa, ntukongeye ujya imbere Imana ati Imana nk'umunezero, kuko umunezero wawe uyu munsi uri muri Adelphine. Adelphine Imana yamushyize mu iriba, imugira isoko, imugira isambu, imugira umurima, imugira ikirombe, imugira ikintu icyo ari cyo cyose wavanemo ibyo ukeneye. Nuna cyangwa kwisaba kunezerwa, izakubaza Adelphine ameze gute, kuko ntushobora kuzababara ngo ugubwe nabi Adelphine anezerewe. Hari abantu dushaka gushimira cyane, turashaka gushimira ababyeyi. Kuba Pascal ari hano uyu munsi, hari ababyeyi babigizemo uruhare, turashaka kubashimira uyu munsi. Munyemerere ababyeyi ba Pascal bahaguruke aho bari tubashimira. Mwe mugihagaze nibabegeza aho inyuma yanjye, Imana ibahe umugisha, ibyo mwakoze byose mwita kuri Pascal, mwongere muhaguruke, murambure ibiganza tubasabire umugisha, kandi dusabe n'abakristo mwese namwe mubasabire umugisha. Mugihagaze n'ubundi babyeyi beza, kansabe Adelphine haguruke. Mwarakoze, mwaritanze kugira ngo Pascal yige, mumwiteho, ajye uburere nk'ubwo afite. Turamubona n'umuhungu mwiza, n'umudiyakoni hano mu rusengero, byerekana ko afite uburere, byerekana ko ari ahantu yabikomoye. Turashaka kubashimira ubwitange bwose mwagize. Ariko uyu munsi mpagaze imbere y'Imana, ndashaka kubatangariza ko ibyo biganza murambuye, Adelphine ambura ibiganza. Uyu munsi Pascal turamuha Adelphine. Ibyo biganza murambuye nuko Pascal uyu munsi atakiri uwanya wa Adelphine, ubushaka Pascal aca kuri Adelphine. Yesu abaha umugisha. Ntangarize n'undi muntu wese waba ufite ikintu akeneye kuri Pascal, icyo uzabona udaciye kuri Adelphine uzaba uri umujura n'umunyazi, kuko Adelphine ubu niwe Imana ihaye Pascal, niwe Imana izamubaza. Kandi Adelphine nawe ukwiye kumva Pascal nk'umuntu Imana iguhaye, mu byo izakubaza ugeze imbere yayo, ishobora kutazakubaza amasomo wize uko angana, ariko ntizabura kukubaza uburyo biteye kuri Pascal, kuko Pascal imugoye nk'impano, imuguhaye imwimye abakobwa benshi. Ababyeyi ba Adelphine namwe muhaguruke, tubashimire cyane, mwakoze umurimo mwiza, tubashimiye cyane. Na itangaje mwaritanze ku bwa Adelphine, muramwigisha mu burere bwiza, yanabivuze mu muha discipline, mu muha n'indero.
murambure ibiganza mwakira umugisha w'Imana. Dusaba Kristo mwese murambure ibiganza. Abantu baritanze, ubu hari ibyo bigomwe, hari ibyo mwaretse, hari ubwo mwibaje ngo turabigenza gute ku bwa Adelphine. Ibyo byose mwakuraga murambure ibiganza mwongere mwakira umugisha w'Imana. Uyu munsi kanseye Pascal haguruki. Uyu munsi ibyo biganza murambuye mwongere mubirambure. Uyu munsi Adelphine tumuhaye Pascal. Adelphine tumuhaye Pascal. Icyo mwakoze Yesu baha umugisha. Igisigaye Imana Pascal izamukoresha. Ba oncle bande umva Adelphine va ku giti dore umuntu. Icyo uzabura muri Pascal muzafatanye na Pascal mujye imbere y'Imana. Abandi bose basigaye Imana izabakoresha, ariko umugambi wayo ku buzima bwawe Imana yawubitse muri Pascal. Ibi nshaka kubabwira mbegereye. Pascal iyo Adelphine Imana iguhaye uyu munsi, nawe Adelphine iyo Pascal Imana iguhaye uyu munsi, imuguhaye kwiringiye, ibona ko ari uzamugira umumaro, ibona ko ibyishimo akeneye, amahoro akeneye byava muri wowe, kandi umunezero we Imana iwukureberamo. Iyo anezerewe Imana iragushima, kandi iyo ababaye Imana ireba icyo uza kubikoraho. Iyo ntacyo ukoze ababaye, Imana ibona ko uwo munsi utabaye umugore ukwiye, kuko imuguhaye nk'umuntu. Kuba ari umuntu bivuze ko ari umunyantege nkeya. Umunsi uzabona afite intege nke, umunsi uzabona hari ibyamugoye, hari ibyamunaniye, uzamenye ko ari umunsi wo kuba umugore we. Umva Pascal, umunsi uzabona Adelphine hari ikintu cyamugoye, hari ikintu cyamunaniye, hari ikintu cyanze, uzamenye ko ari umuntu Imana yaguhaye, kandi impamvu yamuguhaye ni ukugira ngo uzamushyire Kristo adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Uzamenye ko ari icyo gihe cyawe cyo kwerekana ko uri umugabo we, uri unique. Niba wumva rero uyu munsi uduhamiriza ko uzahanira icyo ari cyo cyose kugira ngo Adelphine anezerwe, Adelphine nawe uzahanira icyo ari cyo cyose kugira ngo Pascal agubwe neza, Imana itazicuza ku bwanyu, umufate ikiganza muhaguruke muze mbasezeranye. Ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndakubaza we Ndahimana Pascal ko wemeye kujyana uyu UZAYISENGA Adelphine ngakubera umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe umukunda, umurinda, umumara umubabaro, mubyaye mutabyaye, mukize mukennye, arwaye ari muzima, ntabwo uzifuza abandi bagore kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera urambura ikiganza cyawe cy'iburyo, uhamiriza imbere y'Imana, imbere y'itorero, n'imbere y'imiryango, ndetse n'imbere yanjye ubashyingiye. Reka tumuhereze mikrofone. Ndabyemera. Gakoze cyane. Katubanze tubaze na Adelphine. Ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndakubaza wowe UZAYISENGA Adelphine komeye kujyana n'uyu Ndahimana Pascal ngakubere umugabo, uzabana nawe umukunda, umurinda, umukuyakuya, umumara umubabaro, mubyaye mutabyaye, mukize mukennye, arwaye ari muzima, ntabwo uzifuza abandi bagabo kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera urambura ikiganza cyawe cy'iburyo, ubihamiriza imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango, n'imbere yanjye ubwanjye. Ndabyemeye. Ubwo bose babyemeye, kadusabe Pascal abanze atwikure Adelphine kugira ngo iyi ndahiro agiye kumurahirira aze kubikora amwitegereza neza. Jewe Ndahimana Pascal
ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu uzayisenga Adelphine ambera umugore nshingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Katubashimire cyane. Uzayisenga Adelphine ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Ndahimana Pascal ambera umugabo shingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, mugandukira, murinda, muguyaguya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo azabimfashemo. Mwekere twongere tubashimire cyane, twongere tubashimire cyane. Indahiro barahiye, bagiye kwihamisha kwambikana impeta. Rero nubwo hari amagambo hano mwakoresha, ariko amwe mwagera mubwirana, nimushaka muyabwirane amwe buri munsi. Mbaho uburenganzira muvuge abari ku mutima. Mpambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, kandi ikimenyetso kigaragaza itangiro ry'umunezero wanjye. Nzagukunda, nzagukuyakuya, ndagushimiye. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nzagukunda, nzakugandukira, nzakubaha, nzakubahisha, nzaguha byose byanjye, kandi warakoze kumpitamo. Agakoze cyane. Buriya ushaka kuba muri message amwandikira kwa ukadusangamo. Nkuko twabivuze, uyu munsi twarawifuje, uyu munsi twarawusengeye, twari tuwutegerezanyije amatsiko, none urahatugejeje, nuhabwa icyubahiro. Waduhamagariye rero gusabira ubwoko bwawe. Nsengeye Pascal na Adelphine, iri ni itangiriro ry'umunezero wabo. Ni wowe ubwawe wabivuze ngo si byiza ko umuntu abaho wenyine. Ubu bukwe ni umushinga wawe kandi biri mu mugambi wawe. Niyo mpamvu washyizeho ibwirizwa ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose. Tubasabiye umugisha muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tugushimira agakiza wabahaye, kabayoboye mu rugo rwawe, mu nzu yawe. Aha niho tubonera ihumure, aha niho tubonera amahoro, aha niho tubonera umugisha. Ibyiza byose byo mu gakiza k'Imana twarabihawe. Hari n'ibindi wari warabageneye mu bubiko bwawe. Turasabye ngo upfundure ubwo bubiko bwawe uyu munsi. Urakoze ko ubukinguye kugira ngo bahundagazeho imigisha ituruka heraho mu ijuru. Turasenze tubasabira kugira ngo ubwo bahinduye umwe mu izina rya Yesu Kristo, babone umugisha uvuye ku Mana. Baha umugisha mwami, umugisha mu nda zabo, kugira ngo bazabyare abahungu n'abakobwa, bazanezezwe no kuba bakikijwe n'urubyaro. Aba babyeyi bakiriho bazanezezwe no kubona abuzukuru. Imiryango yiyongere, itorero ryiyongere, mwami Imana, igihugu cyunguke, kandi bazavemwo abagirira umumaro isi yose. Hejuru y'ibyo byose bazaraga ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Kandi iyo wubatse urugo
uranarutunga, bahe byose, umugisha ububiko bwabo ubaremeye uyu munsi. Hari ibyo ababyeyi bashobora kubaremera, ariko wowe hari umugisha uturuka ku Uwiteka. Uwo ni wo dusabye, wa wundi utagira urenzwaho umubabaro, turawubifurije. Kandi hari umugisha utari kuzaha umwe ari ukwe, ariko kuva none ubahinduye umwe, ububakiye urugo, baha umugisha amajya n'amaza, baha umugisha mwami kugira ngo babone ibibatunga n'ibyo bazajya basagurira abandi, baha umugisha mu mirima, baha umugisha mu matungo, baha umugisha icyo bagerageza kwerekezaho amaboko cyunguke inshuro ibihumbi n'ibihumbi, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyo ukoze, urakoze kubyo ugambiriye kubagirira. Amahoro yawe n'umugisha nibane n'ubwoko bwawe muri Kristo Yesu, nuko tukwambaje twizeye, amen. Katwongeye dukomere Yesu amashyi. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwanyu. Uwiteka abaho umugisha abarinde, kandi Uwiteka abamurikishije amaso ye heza abagire neza. Uwiteka ajya bareba neza abaha amahoro. Ngiye Pasiteri Isayi Ndayizeye ukoze uyu muhango wera, kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana rigira ababiri umwe, n'ububasha mpabwa n'Itorero rya Pentekote mu Rwanda ADPR, nemeje kandi ntangaje ko uhereye none Ndahimana Pascal abaye umugabo UZAYISENGA Adelphine, UZAYISENGA Adelphine abaye umugore wa Ndahimana Pascal. Nuko Imana iteranije umuntu ntakagitandukanye. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Yewe Mana
mwese tubasaba umugisha mwitanze kuza kubana n'abageni bacu. Impamvu bahari nuko bakunda izina ryawe, nuko bakunda Pascal na Adelphine, nuko bakozwe ku mutima no kugira neza. Nanjye mbarambuye ibiganza mbahesheje umugisha babeho kandi none n'iteka ryose bari bakwiringiye. Ndasenze ku buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ubu none ndetse n'iteka ryose. Amen. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't? Where he says I'm at, I know who I am. I know who God says I am. What he says I am. Where he says I'm at, I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. All I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of umwari mwiza usahita guhorisiga ariwe nkagena ibyano akira mama abana bakwima amashyi uhora ukoze ikikuvuye ku mutima. rimwe kabiri gatatu
reka dusome mama sheyi ayiga mama rimwe se bakongerera rimwe bakitwa umwuzuro bibaye gatatu hanyuma umugisirimu bati cheers hanyuma buri wese aryoherwa amashyi murayimanira icyo ariko uko hanyuma mubahereze bongere babatwaze worship team reka nongere mbaho uyu If I have 10,000 tongues, you still will bring it. Hallelujah. When you heal completely. Chukumaro bimbo, if he can do it within my right. What shall I render to Jehovah? Oh, hallelujah. For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? He has done so very much for me. Hallelujah. Amashyi menshi kuri worship team. Amashyi menshi umuryango mugari. Uko niko mama ujye musoma wongere. Nuko ari burengerazuba. N'uburengera bwaryo. Rero tugakwishimiye tugakwakiriye. Yego. Aho umuryango wa Kayihura. Nakoze cyane. Kandi twiteguye kukuzimanira. Yego. Eka nkuzimanire. Urakoze. Umugisha. Ahasigaye soma ubuki bukugire ku nyota. Hari abavukanyi bacu hari abivuga ngo soma rusose. Soma numve. Ongera usome wumve. Ogira bwa gatatu umunwa wo hepfo nuhura n'uwa ruguru. Nibyo. Burya ngo ruguru ndumenya ko biryoshye. Pastor. Ndakumva. Neza Imana n'ukuri. Bose. Umva babimenye ikibindi bakigereje imbere yawe. Angeze ngo bakigombye babana. Oya ntibabikora. John rero tuguhaye ikaze tukwakiriye n'umuryango kandi iki gitaramo ubona abaririmbyi wabonye bahimbaza Imana yewe n'izi nyenyeri zegera hafi n'ukwezi. Ibi byose byaje kukwakira. Ibi byose n'inyenyeri ubona ha n'ukwezi ubona byose n'ibyaje kukwakira. Wizihirwe ugubwe neza. Yego. Kandi muri iki gitaramo ufitemo umwanya. Urakoze cyane mubyeyi Pasiteri kandi
reke subire mu byicaro noneho wa muhungu waza kumenya ko haririmbanda ndikubwire azi kureba abakuru bakoze akaba duhe imwe niwumva ugifite ubushyitsi turongeramo n'undi mudiho. reka umwanya ngukoreshe jya mbere. muryango mugari inshuti nimurambura ibiganza musuzura muryango mwiza twagendereye mwakire indamukanyo cyo murambura ikiganza kandi mukoma amashyi twakira imfura twakira umuryango wakuze intore. murakoze cyane. iriya ndirimbo ndaza kuyigusaba bayiguture rwose wowe ntujye uhemuka uri imfura bwa none nayituraga ntujye uhemuka utanzayigutura nzayisaba rwose nanjye ndayakiriye mu izina rya Yesu. bavandimwe inshuti imiryango yombi umuryango Kayihura twaje tubagendereye hari impamvu kandi impamvu sindi ni urukundo. abatabizi rero imiryango yombi yarabanye kuva kera
imiryango yombi ifitanye igihango gikomoka ku bakuru batubanjirije. Imiryango yombi isangiye igihugu kandi igasangira Imana. Ibyo byose rero byabaye nk'umuyira w'intozi, urukundo ruraranda rurambuka, n'abatoya bararumenya badukomokaho. Nyakugira Imana Pasiteri, inkuru nziza nkuzaniye, agakiza nkuzaniye, amahoro nkuzaniye, nyuma yo kuva kwa pasiteri bakozi b'Imana bagareza abana bacu umugisha bagase mu kimbo cy'Imana, indero zabo tukazakira, turanezerwa, turishima. Ndakubwira nti rero ntabwo umwana yasabwe n'itorero. Umwana agira aho avuka, akagira aho yandikwa. Umwana n'uw'igihugu akaba n'uw'Imana, ariko agira aho avuka. Unyemerere mujyane kwa Kayihura, kuko niko gahuza miryango, niyo kimeza, nibo bene wacu. By'itorero nabyo n'iby'Imana n'indahiro zabo. Hari igihanga ababyeyi bagiranye. Uranyemerera utinangiye araho nateguye ruganiro rugari imfura zateraniye atuhangeze. Naje rero nzanye ibyiza, nzanye amahoro, nzanye ibyishimo. Twaje mu mujishi aho bose ureba, bamwe nuko burya ubashije ndetse no kubona ko twari tunaniwe, ariko wabonaga dutuje, harimo n'umunaniro, si ukukugandira. Unyemerere nkwegere. Oya kanange nkwegere. Ngwino. Uzanye amahoro se, uzanye ibyishimo, uzanye ituzi wacu. Ndagusanganira. Pastor, ugiye kwirirwa? Ni ukuri ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Maze rero aho imfura zisezera niho zihurira. Twahanye umunsi ko imiryango yombi izahura ikanezerwa. Nasanze itorero, sanga ababyeyi baje kutwakira, ndetse mbona n'urumuri rw'inyenyeri n'ukwezi. Bigaragara ko ibi bintu biri mu Imana, biri mu mucyo, biri mu munezero, biri mu ibyishimo, kandi murakabihorana. Namwe murakabihorana. Maze rero dere ade ngwino mwana, ngwino ngwino ngwino. Ora Pascal, umuntu ije gato nkuzuza. Babyeyi, inshuti, muryango amuzi intore. Adeli, uyu munsi sejo, umunsi ni none. Buriya rero icyo bisobanura, bwa buhanuzi bwose bwahanurwaga cyari ikimenyetso cy'uyu munsi bwasohoye. Dore Adelphine uyu munsi ntabwo yatekerezaga ko imbaga ingana gutya iza kumwakira. Buriya rero hari umuntu byarabivuze ngo dore umwami wakunze kubaha bajye bamugenza gutyo. Dore rero Uwiteka aragutambagije mwana we, mama we. Dore dore ibintu byiza. Babyeyi, Adelphine uyu munsi twaje tumuhetse. Nshake kugusobanurira rero aho ugiye ushobora kuba utahazi. Ugiye kurongorwa, ugiye kurongorwa. Buriya nicyo cyatumye tuza tuguherekeje. Nyuma rero bisobanura ngo aba bose baguherekeje. Niko bigenda, niko byitwa ku mukobwa iyo yakowe, hanyuma tukemera inkwano. Ahasigaye turaririmba ya ndirimbo ngo emera bakujyane, iso yemeye inkwano. Icyakora saga hato ni urukundo rwabiguhase, ariko humura, ibitarishe nyogosenge ntacyo bizagutwara. Ihumurire, humurire mwana wanjye, ihumurire. Na nyogosenge asaziyeyo, uno umubyeyi. Maze rero icyo tugiye gukora nta kindi. Babyeyi, yemwe ba nyirasenge, yemwe babyeyi, nimurambure ibiganza mu mpera Adelphine umugisha yigendere. Murambure ibiganza. Dore dore umugisha. Dore baravuze ngo akira umugisha. Azabani teka akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umugabo iteka
byose. Mugeni mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza kwa Yozefu, aho sobukwe yakubakiye. Ndagushimiye cyane. Maze rero mubyeyi pasiteri, nk'uko bisanzwe dusanzwe tubashyingira. Uyu mwana ni uwo kwa munywanyi wa so, twarabakunze ndetse turabigurana, tubaha kawucura mu bakobwa kana kagaherereza, ariko nabonye yakuze. Burya nta mwamikazi uba umwana, uzi ko wakoze mwana n'ukuri kose, twebwe twabonaga uri akana gatoya wakoze. None rero bambwiye ngo baragukunda, ntabwo babitewe nuko babuze ibigutunga, ntabwo babitewe nuko babuze gukomeza amashuri. Bambwiye ngo ugende ubwenge barabuguhaye, kandi ngo baribuka bwa buhamya watanze wa munsi, uvuga ngo hari icyo Uwiteka agukoreye, uvuga ngo hari icyo Uwiteka aguhaye, ngo barabyibuka harya mu ruhame baravuze ngo ubwire ngo uri intwari. Bambwiye ngo ubwire ngo uyu munsi Uwiteka akwiture ibyo wakoze byose, kandi ugende uhirwe, ugende ugire umugisha. Bundi iwanyu naho ugiye, aho wari uri n'ubundi wari umushyitsi. Wigendere mwana wacu, uzabyare hungu n'akobwa, maze uzabe umuhire aho ugiye, uzabe nyirakuru z'amahanga, uzahuze imiryango, uzagira ubwenge nk'ubwa nyogosenge, uzagira ubwenge nk'ubwa mama wawe, uzagira ibirori nawe, uzagira amahoro, uzakikira ibibondo nk'uko twakubyaye. Murakagira Imana, genda umugisha ugendane nawe, urakarama. John we Karame fast, ndagushimiye, ndarusha kandi natwe turagukunda. urakoze cyane. Yewe turagukunze. N'uwo mugisha watuye kuri uyu mwana wacu, uwo mugisha ubaye iwacu, si uwe gusa, ni n'uwa Pascal, umuryango, n'uw'umuryango. Iki nicyo twari tuzi, nicyo twari tuzi iwacu, kandi aje ari kambari iwacu. Nibakunshimire muryango mwiza, munshimire John. Adelphine rero uje aho bagukunze, kanegendere ngo umugisha wawe nzaguherekeza ubutaha. Urakoze cyane, ndaguherekeza ngarutse. Urakoze. Adelphine rero nari nkubwiye ngo uje aho bagushaka, uje aho bagukunda. Uyu muryango ubona, muryango mwiza, nguyu Adelphine, nguyu umwe watumaga Pascal adasinzira, nguyu mwabizi ko niyo yaryaga ntibyageraga mu nda. Igihe cyose avuga ngo Adelphine, Pascal, egera hino. Ese namwe muramushimiye? Ntabwo mvuga izo twatuye, simvuga n'izo twakoye, kuko ibyo ntibyagera ha Adelphine. Ahubwo ndavuga urukundo Adelphine na Pascal bakundanye, ndavuga n'urukundo imiryango yadukunze. Pascal rero nguyu Adelphine akubera umugore, nawe umubera umugabo. Ahasigaye rero igitaramo nawe ukiyobore, nawe dutaramishe. Icyakora mu gihe ugiye kuri Adelphine, ndabizi ko dufite n'undi ukurangaza imbere, nawe yegere hafi, waramwiteguye. Egera hino sha, egera hino. Muryango mugari mwiza, muraza kunyemerera twemerere Pascal mu gihe inshuti ye Hope
agiye kumutegurira ya nganzo nziza. Pascal yongera atega ibiganza ahobere itetero ry'abatoya, amwakire muri uyu muryango. Nimwimana amashyi, ibyo birabareba. Uko yes. Well, yeah. Yarezgerunu yarakarorero murugane umwana nikati yabwa yarakuze eka yarakundwa yarumukiristu niyasiba misa niko yarezwe niyahemuka turirimbane yitwa tiro ry'inka yitwa tiro ry'inka yasanirirenga twese yasabirirenga yitwaye tiro ry'inka yasabi F igituma ndirimba ikinera gutwenga nuko mfisa amahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye hirya hino amazina turirimane twese duiwe nawe nuwanje arazi nanjye ndabuzi kubimenya nibwo buzima bizima horadashira arakoze cyane Hope, kandi turacyari kumwe. Imana iguha umugisha kugira ngo uyu mutsima bawukize ubukonje, bakora icyo banagaragaza urumuri. Reka ndwite biciriye mu nzira bagiye kuzanyuramo inzira ndende, batanye buzabaranga, bazafatikanya bombi. Pascal ajya bikora umufasha mu gukora mu uko So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. hanyuma rero ubwo kera barateye urugo rw'abana bacu ntawe uzarugeramo ngo yicwe n'inzara. Ayo mashyi muri gukomeza gutsimbararaho.
ubukiza arabubagira ariko kandi banza abasore bagiye bagorebe ko Adelphine atarwaye umutima ariko basanze ari mutaraga kandi hinda n'impamo ya Mungu bashyikiriye rero urutamyi rwa kinyarwanda wacu tuyita imbugita wacu mu kinyaga hanyuma batereka tumenyero So beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. You look so beautifully white. So beautifully reka dusomeze nabyo kandi mu bikorwa mu byumva amashyi ku bana bacu abana nibafungura bazaramba nibafungura bazanasangiza abazaza babasanga barakoze cyane barakoze cyane hanyuma rero batambira bigeza Times in our life, we all have faith, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there is always tomorrow. Lead on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on far. It won't be long till I'm gonna need somebody to lead on. I say now please swallow your pride. If I have a thing you need to borrow, 'cause no one can feel all your days.
So just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. Kembona zambe eto ni mokili batona kangai wapi zambe na yo zambe na gai afane na kembo okumama yawe Mira
ndabanza gushimira abantu bose baze kudufasha no kudutera inkunga mu bukwe bw'umwana wacu UZAYISENGA Adelphine, akaba n'umuhererezi wanjye. Ibirori byagenze neza, nishimiye cyane. None kugira ngo dushyigikire runo rugo ruzakomere, turabaha inka yo mu bwoko bwa Frizone, hanyuma tubahe n'impano. Murakoze. nuko impano umuryango wabateganirije timurakoze kuduhesha ishema. Imana ibaha umugisha. Tubakikize dufate iyo foto. Twakiriye mukwe mushyashya muri Big Family, utugoye karibu. Iyo ugeze muri Big Family cya mbere tukwakiriza ni inka yo kugira ngo izakamirwe wowe n'umuryango wawe, kandi tubifurije ishya n'ihirwe, muzabyare hungu na kobwa. Big Family rero turakwakiriye karibu. Murakoze cyane. Mbere ndabanza nshime n'umuryango wacu wose hamwe n'inshuti zacu. Mwumve buri wese aho yicaye, n'abagiye n'abari bari hano mu gitondo, turabizi neza muradushyigikira mu birori nk'ibi ngibi, ntacyo twageraho tutabafite. Buri wese aho yicaye yumve ko tumushimiye. Kuri uyu munsi rero ngewe sinapfa kubona icyo mvuga ku mukobwa wanjye w'imfura Adelphine. Nabaye nk'abigishwa mu gihe Yesu yaragiye gusubira mu ijuru ari kubasezeraho ngo aragiye. Baramubwiye ngo ariko ngo wakwigumiye ahangaha ngo tugumane, kuko bari bamenyereye abadayimoni kubirukana bari kumwe nawe, bari bamenyereye ibintu byinshi cyane. Nanjye nagiye kumva numva baramutanze, ndavuga ati se nibuka ijambo ry'Imana, ndavuga ati ariko yarababwiye ati ni ngombwa ko ngenda kugira ngo ningenda niho muzahabwa imbaraga. Adelphine rero turagukunda, kugira ngo tukureke urugende tuzi neza ko twungutse Pascal. Imana ihabwe icyubahiro kuko ibyo ngibyo wadukoreye, waduhaye twungutse mu muryango wacu umusore w'intara witwa Pascal. Tuzakomeza gufatikanya, niyo mpamvu twagutanze. Rero nk'uhagarariye umuryango tuguhaye inka, tubifuriza kuzahorana amata ku ruhimbi, kandi urugo rwanyu nk'uko Imana yatwubakiye urugo ntiruzagira inzara, umugenzi uzajya uhagera hose muzamufungurira, Imana izabibafashemo. Murakoze cyane. Ari umwana murakoze. Kuri uno munsi turishimye twese. Adelphine ni nka mukuru wanjye, nijye mfura mu rugo, ariko niwe mfura mubera ari mu rugo. Adelphine yabaye nyiri umwana muto cyane, yarandeze ambera aho mama atarari, byose arandera. Ndamukunda cyane. Uno munsi numva gutarara tugomba kurangira nagize icyo mubwira. Rero ndagukunda, uzajye uba mama. Ndagukunda cyane, ugira umunsi mwiza. Nuko murakoze cyane. Tubaha amashyi cyane umuryango wa Gapfizi. Reka rero uyu muryango ugihagaze wa Gapfizi, dufite inshuti zaturutse muri Kongo. Wandugu wapendwa kutoka Kongo, tunataka mkuje huku. Bafite impano bageneye by'umwihariko umuryango wa Gapfizi. Reka mbasabe duhagarara, nimuze duhagarara aha gutaha. Reka rero tubaho uyu mwanya, hari ijambo bifuza kubwira by'umwihariko umuryango wa Gapfizi. Wow. Muze kureba icyo bafite, ni ikiziriko. Wow. Allez, suivez le guide. Yes. Top
tokende totika te paradis eza liboso nzete ya mapela nzoto mike kasi bokono te ezanga urakoze cyane. Tunatokea mu nchi ya Kongo Bukavu. Kweli. Tulikuwa kushangilia kwa hii ndoa, kwa hii sherehe na mama yetu pale, na kama mnatuona hapa mama Jessica tulikuwa muletea ng'ombe yenye atakuwa anakunywa maziwa. Byiza cyane. Asante sana. Asante sana, tunashukuru. Ati Pascal nawe urimo witegura. Yes. Twende. Allez, suivez le guide. Tokende totikate paradis eza liboso nzete ya mapela nzoto mike kasi bokono te ezanga Asante sana. Adelphine, turagira ngo nk'ababyeyi tubifurize ishya n'ihirwe n'uburumbuke ku bintu byose barumbutse mu bwenge bariga baraminuza, none rero tubahaye n'imbuto z'ubwoko bwose kugira ngo bazahinge bazeze maze bazajye babona ibyo bakiriza abashyitsi bazabagana. Tubifurije rero ishya n'ihirwe mu bintu byari byo byose, ari amafaranga ari abana, ibyo byose muzatunge mutunganirwe murakarama. Barakoze cyane ababyeyi. Reka dusabe muzehe yegere hino, hagarare hano. Murakoze. Natwe dushimye umwana ku bw'uyu munsi mukuru wa Pascal. Pascal twarakoranye nk'uko babivuze, yatubereye umuyobozi mwiza. Turamushima mu gihe twamaranye cyose, Imana imuhe umugisha. Adelphine rero twakubwira, bonye umugabo mwiza, uzi gukora, uzi kubana, nawe ni karibu rwose. Rero dufite impano mu byiciro bitandukanye. Hari impano y'abakozi bakoranaga, hari impano y'abo twita abarimu nabo bajya bakora iminsi itandukanye, hari n'impano y'ababyeyi b'abana turera. Ndifuza ko nabo baza kugira ngo tuvire mu nzira rimwe. Murakoze, reka tuzitange. Yego, Imana ibaha umugisha. Nimuzitange babika mu mashusho. Ntacyo twirirwa tuvuga. Abavandimwe, impano nimuzitange. Yego, Imana ibaha umugisha. Abavandimwe, dutanga impano. Abo ni abavandimwe. Ya mpano ya compassion y'ababyeyi nayo yaje. Hanyuma reka rero KDF Benis tubakikiza dufata ifoto y'urwibutso ku mpande zombi uko
Imana ibaho umugisha muri ntore bana babizirikanye rwose. Tujye ku mpande zombi dutanga impano. Yes, wow. Dutanga impano tubakikiza impande zombi. Minister Matutina, Imana ibaho umugisha, mutanga impano, muri abana beza cyane basangiye kuminuza. Wow. Uretse gutanga impano muhagarare ku mpande zombi. Wa abana beza, Imana ibaho umugisha. Reka mubahe iyo mpano muyibashyikiriza, afate ifoto y'urwibutso ku mpande zombi, both sides. Murasobanutse, Imana mwakoreye itangiye kugenda ibaha avance, igihembo gikuru cyo murakizi n'ijuru. Imana ibaho umugisha. Ifoto y'urwibutso, abasore rwose b'intarumikwa bageze igihe baze gufata kuri uwo mugisha. Reka tube turekeye abo felicitation please, tujye kuri impande zombi on both sides. Bati urugo rwiza hungu na kobwa. Twebwe turi Bright Future Cornerstone, twigisha urubyiruko guhanga umurimo. Rero Pascal akaba ari umwe mu bigisha kandi tukanabafasha no gushakisha akazi, nawe ni umwe mu babafashije. Rero twishimiye yuko bakoze ubukwe kandi agashakana na murumuna wa madamu. Rero kubw'iyo mpamvu tukaba twifuje nko kubaha inka, turabahereza inka. Mugenda mukamara gutuza, muzaze rwose muze mu rwuri. Murakoze cyane, bashimishe cyane kuza imfura zibagabiye. Murakoze, Imana ibaho umugisha, turazakiriye. Kadusubire mu byicaro please. Hanyuma urubyiruko rwa Ntora duhagarara ku mpande zombi on both sides. Uretse kubaha impano, uretse mumaze muhagarare mwese. Communication department, hanyuma rero worship team namwe mukaza please. Turasa ku ntego. Iyo ni communication department yo ku Ntora. Yego. Hanyuma worship team muri muza. Nice communication department. Wow. Wish you a wonderful marriage. We are the chosen generation, the call for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. Umunsi turishimye cyane kubw'ubukwe bwa Pascal na Adelphine. Adelphine ni umuririmbyi wa worship team ya Ntora. Ni umukobwa wacu dukunda cyane twakundaga cyane, ariko turashimira Imana yuko imuzamuye mu ntera, akaba yavuye mu cyiciro cy'abakobwa akaba yinjiye mu cyiciro cy'abamama. Turabyishimiye. Imana ishimwe cyane. Rero turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza ibihe byiza. Imana ibaho umugisha. Amen. Mwakira iyo mpano. Wow. Cyiza cyane. Yesu abaho umugisha. Uzakikira abawe umubyeyi yawe kwifurije. Imana irahari ngo ibikore. Hari umubyeyi ukwiye gushimwa. Umubyeyi umunsi uruganza bishatekereza akabya kuye inkunga. Wasenze amava akabyumva kugira ngo umugabo watunguke mu gitigiri. Akwiye impano, akwiye ishimwe. Tiwarakoze mubyeyi kumbyarira umugabo. Urakoze mama, urakoze kumbyarira umugabo, nzakubaha iteka. Urakoze cyane.
utambuke ushimire umubyeyi byiza cyane mwarakoze mubyeyi kumbyarira ndetse no kunderera Imana ibaha umugisha hafi hanyuma rero abatari iby'uwo munsi gusa ahubwo wifuza ko byaba iby'iteka ryose niyo mpamvu Adelphine mu ruhame yifuje gushimira cyane Marene iyo mpano ni yawe mama tega ibiganza uyakire arifuza ko ubushuti bwanyu butahagarukira aha iyo mpano ni yawe yaguteganirije kandi Imana iguha umugisha murakoze cyane reka rero twongere dusubire mu byicaro hanyuma twongere dusabe ababyeyi rugari ruganiriro yongere ibe iyanyu mwanya no wanyu uretse kunsasira ninumva naniwe ndakubwira mwisanzuraho gusa uyu mwanya nye muri icyicaro ujye kunyereka aho bakiye abana ndagushimiye nyene kukuvuga ryiza y'ikigera murakoze murakaro Yoha ntacyo nakwima yewe ubwo ntanagusezereye nta nubwo nguhera kanoza ngenda oya nyihorera kuko turacyari kumwe nubwo umbwiye ngo ndamenya niba nza kugusasira nyuma nanjye bimwe ndabyibwira nawe uri mukuru nanjye ndi mukuru bimwe ndabyibwira ubwo rero mbona harimo n'abashyitsi bamwe bataza kugera no mu rugo reka tubanze tubasabire umugisha tubashimira Imana noneho urakoze cyane Mana tukagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye umunsi mwiza twagize ubukwe bwiza twagize kandi kuko uhera mu itangira ukageza mu iherezo twebwe twagiye tubona itangira ryabyo ariko ntabwo twari tuzi iby'uyu munsi we byose wari ubizi turabigushimiye turambuye ikiganza dusabira umuntu wese wakoresheje mu buryo butandukanye haba none cyangwa kera kugira ngo uyu munsi ugere kandi kugira ngo tubone ibi byiza umuhe umugisha wawe kandi aba bana dukomeje kubagutura n'uyu rugo rutangiye dukomeje kugutura kugira ngo uzarubemo ni mu izina rya Yesu bisabye urakoze amen Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je veux. Comprenez bien, je veux. Sans fumée, sans alcool. uyu mwanya turawusabiye mu izina rya Yesu Kristo murakoze cyane umukobwa kirazira ko urabona ko ndagira ngo Pascal amusuhuze umuhobere buriya rero mu by'ukuri temeri mwakira amata y'ababyeyi hereza na Adelphine akira amata y'ababyeyi ayo mata rero murayanywa
utazi yuko umwana w'ikibyarwa babyeyi rero bakoze n'umuhango mwiza umuhango yarehungu ndetse gikurikiraho rero ntabwo umuhungu wawe yari yakiriwe kwasi Niriweho mwari wararaye niriweho mwari Kadushimire John. babyeyi rero nshuti umuryango kayura umuryango intore turi hano kubera uruzinduko rw'umuco uyu muco usoza ibirori by'ubukwe bigari bitumiza abantu benshi umuhango two gutwikura murabizi ko twabahekeye umugeni ni umuco w'abanyarwanda tunabasobanurire ko nta muntu watwikururaga utararongorwa bisobanura umuntu watwikurura umuntu utarongorwa nayo mpamvu ibyo dukora ni igishushanyo cy'ibyabaye kandi bakomeze kwakira ariko musase se musase se musase hano ubundi gusasira waje yongeye kwakira Pascal kugira ngo ubu ni urugo rwawe kuba bwakugaragara hari igihe banze ko basatari iwanjye ariko ndashaka bwako n'abatangiye ko abamuvuka na urugo rwawe. Mwakoze ababyeyi kuduha ijambo, ni ijambo ritaraba rirerire, ni ijambo ryo gushimira ko ntitwabona uburyo tuvuga kubona mudushyigikiye bigeze aha ngaha ibitekerezo n'ibyifuzo byacu twagiye tubagezaho mukabishyigikira bikaba bigeze uyu munsi wa none mukabesha umugisha turabashimiye. Si mwe gusa ariko turanashimira n'inshuti n'abavandimwe bose babashije kubana natwe. Ni koko bavuze bati hari ibyumba by'abandi ni hariya ariko buzakomeza ntabwo tubasezereye. Murakoze Imana ibamugisha. Ntabwo twavuga byinshi, tushimiye imiryango ku mpande zombi, buri wese wagize icyo akora muri izi gahunda zose zabaye yumve ko tumushimiye tuture tumuvuga izina. Ibyo mwakoze murabibona, inama mwaduhaye murazibona, natwe ntituzabatenguha ababyeyi, tuzakomeza kwigira ku bintu byanyu. Murakoze Imana ibamugisha.